Omora TV. Ntuzongera kumva umuhanzi Meddy aririmba indirimbo zisanzwe z'urukundo mwamukunzeho kuko yamaze kwakira Yesu Kristo, yemera ko ayobora ubuzima bwe. Kuri ubu uyu muhanzi wamenyekanye cyane mu Rwanda ndetse no muri East Africa, mu bihugu bya Afrika no hanze ya Afrika, yamaze kwakira Yesu Kristo, aramwiyegurira ndetse akanahamya ko Yesu Kristo yamweretse inzira y'agakiza, amuhindurira ubuzima, ko atazongera gusubira inyuma. Mu bihe bitandukanye Meddy yagiye atangaza ko gutangira umuziki we byahereye mu rusengero, aho yaririmbaga muri korali z'abana. Ubwo yigeze kuganira n'Igihe, yababwiye ko indirimbo ye ya mbere yaje kwiga gucuranga ni Redemption Song ya Bob Marley. Icyo gihe yayigishijwe n'umubyeyi we umubyara, mama we umubyara, ndetse yanavuga ko icyo kintu adashobora kukibagirwa mu mateka yamuranze. Kuva icyo gihe nibwo Meddy yakomeje gukunda umuziki ndetse binatuma yinjira muri korali y'abana. Meddy yavuze ko ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa 3 yaje kujya mu itsinda ryitwaga Justified ryo muri Zion Temple, aho bakunze kwita kwa Gitwaza. Yaririmbanaga n'abandi bahanzi nyarwanda nka The Ben, Nicholas ndetse na Mbabazi Isaac uzwi ku izina rya Lick. Uyu akaba ari na producer wagiye afasha Ngabo Meddy kuzamuka cyangwa se gukora umuziki we. Meddy kuba yaratangiriye umuziki mu rusengero yongeye kubishimangira mu 2019 ubwo yari yaje mu Rwanda gukora igitaramo. Yaragize ati, byari ibintu bisekeje cyane, twari itsinda ry'abasore 3, umwe yitwaga Eddie, nanjye nkitwa Meddy. Hari n'uwitwaga Benjamin, we yari yararihinnye yitwa Ben. Meddy yakomeje agira ati, njye n'itsinda ryanjye ubwo twajyaga muri studio twakoze indirimbo yo guhimbaza Imana, ariko icyo gihe hari hagezweho indirimbo zigenda nk'inzayirwa, natwe iyo niyo njyana yari turi mu mutwe. Meddy waje nyuma kwisanga mu ndirimbo zisanzwe, nubwo bwose yakoraga indirimbo zisanzwe ariko ntiyajyaga yiburira, kuko akenshi yanyuzagamo agasohora indirimbo z'Imana. Muri izo Meddy yagiye asohora umuntu yavuga nk'iyitwa Ngirira Ubuntu, iyitwa Jambo yakoranye na The Ben, iyitwa Ntacyo Nzaba yakoranye na Adrien Misigaro. Banaherutse gukora n'indi ndirimbo yamugaragaje cyane, ikemeza abantu ko yaretse indirimbo zisanzwe ariyo bise niyo ndirimbo. Ni indirimbo abantu bakunze kugeza n'ubu ngubu bakiririmba, kugeza n'ubu ngubu abantu bakiri gukoresha ahantu hatandukanye. Uku guhinduka kwa Meddy akiyegurira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we ni ibintu byatangiye kuvugwa muri Nyakanga 2021 ubwo yatangazaga ko yakiriye agakiza. Icyo gihe abinyujije kuri Twitter yaragize ati, mperutse kubwira inshuti zanjye ko nahindutse zigira ngo ndi kwikinira. Mu by'ukuri Yesu yampinduriye ubuzima, ubu ndi kugendera mu nzira y'urukundo n'amahoro. Uku guhinduka kwa Ngabo Meddy byatangiye kuvugwa na zimwe mu nshuti ze ubwo yiteguraga ubukwe, bavuga ko ashobora kuba azahita asezera n'indirimbo zisanzwe akiyegurira indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Gusa byari bitari byemezwa n'uyu muhanzi koko ibivugwa ari ukuri. Gusa nyuma y'ubukwe yatangiye kugenda bigaragariza abantu ko yiyemeje gukurikira inzira y'agakiza. Kuva muri Kamena 2021 uyu muhanzi yifashishije imbuga nkoranyambaga yatangiye gusangiza ijambo ry'Imana ibihumbi by'abantu bamukurikiraga ku mbuga nkoranyambaga ze akoresha. Tariki ya 3 Kamena 2021 yanditse asaba Umwuka Wera kumubera inshuti ye y'ibihe byose. Nyuma y'umunsi umwe yasabye Imana
kurebana impuhwe, imbabazi n'urukundo. Abantu barengaga 700,000 bamukurikiraga kuri Instagram. Icyo gihe abantu bamukurikira barabyishimiye ndetse bagenda bagira n'icyo bavuga kuri post yari yashyize kuri Instagram, aho nk'umubyinnyi mpuzamahanga Sherry Sliver yagize ati amena. Uyu muhanzi Meddy ufite abakunzi benshi haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ubwo yageragezaga kugaragariza abantu ko yahindutse, harimo abagiye basa nk'abamugerageza bamutumira mu bitaramo bikomeye ndetse banamuhereza amafaranga menshi, ariko arabahakanira babwira ko inzira yiyemeje gukurikira itandukanye n'ibyo bari kumubwira. Akababwira ko icyashoboka cyonyine kereka kibaye ari igitaramo ari buririmbemo indirimbo z'Imana gusa. Abahamiriza ko ibyo byose yamaze kubitera umugongo, ubu yiyeguriye gukorera Imana gusa. Umwe mu nshuti ze za hafi wigeze kuganira n'ikinyamakuru cy'Igihe yahamije ko Meddy yamaze gusezera umuziki usanzwe, ahamya ko uyu muhanzi yamwibwiriye ko agiye kujya akora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana gusa, aho yagize ati ndabizi neza ntabwo Meddy azongera gukora umuziki usanzwe, yihebeye umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Ubu byanagorana kumubona mu gitaramo aririmba indirimbo zisanzwe. Uretse iyo nshuti ya Meddy yahamije ayo makuru, hari n'andi makuru yigeze kujya hanze avuga ko Meddy yigeze gutumirwa i Burayi kujya gukora igitaramo cyari gikomeye cyane, ariko Meddy abahakanira babwira ko atabasha kujya kuririmba indirimbo zisanzwe. Uwo mushoramari yavuze ko yahaye Meddy amafaranga menshi kugira ngo yitegure igitaramo cyagombaga kubera i Burayi, ariko Meddy amubera ibamba. Bapfa yuko uyu muhanzi adashaka kongera kugaragara ku rubyiniro aririmba indirimbo zisanzwe. Uyu mushoramari yanabwiye Meddy ko niba bishaka ko icyo gitaramo cyaba icya nyuma aririmbyemo indirimbo zisanzwe ndetse akanaboneraho n'umwanya wo gusezera abafana be, ariko birangira bibaye iby'ubusa kuko Meddy yamuhakaniye amubwira ko bidashoboka, ko atazigera na rimwe yongera kuririmba indirimbo zisanzwe. Meddy gisubiza aha buri muntu uwo ari we wese umutumira nuko yafashe icyemezo cyo kutazongera kuririmba indirimbo zisanzwe, akabamenyesha ko akazi yafata ari ako kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Mbibutsa ko Ngabo Meddy ari kubarizwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ari kubana n'umufasha we Mimi ndetse n'umwana wabo. Nasoza nifuriza Meddy gukomeza gukomera mu gakiza, kandi twishimiye kumwakira ndetse no kwakira n'abandi nkawe mu gukorera Imana. Imana ikomeze kumwambika imbaraga, Imana ikomeze kumuha amavuta, Imana ikomeze imwuzuza ibyanditswe byera byo gusangiza ubwoko bwayo. Mbibutsa ko iyi mwari mukurikiye ari Omora TV, kandi subscribe maze tujye tubana umunsi ku munsi. Murakoze, muhorana amahoro y'Imana. Omora TV.